Hari abagore bamara iminsi 3 mu mihango, abandi bakamaramo iminsi 7 ndetse hari n'abayirenza. Iyo rero umuntu abonye mugenzi we amara iminsi mikeya, we akaba amara iminsi myinshi, akenshi atangira kwibaza ko we afite uburwayi cyangwa se hari impinduka zikomeye zabaye mu mubiri we. Uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe ese ni igihe kingana iki umuntu agomba kumara mu mihango. Ese iminsi 2 kugeza kuri 7 ni iminsi isanzwe? Ese umuntu urenze icyumweru aba afite ikihe kibazo? Turareba niki kandi wakora igihe uri kwibonaho ko bikabije. Ikaze rero ubane natwe, ni muganga Theophila muri kuganira nk'ibisanzwe mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi cyarengera ubuzima. Bana natwe rero, wowe utarakora subscribe uyikore, wowe ukunda ibiganiro byacu kandi wibuke gusangiza n'inshuti zawe ibiganiro kugira ngo dukomeze twubake ubuzima buzira indwara. Ndaza kukubwira ibimenyetso ushobora kwibonaho ukihutira kujya kwa muganga udatinze kugira ngo ubuzima burusheho kugenda neza. Reka dutangirire rero ku mpamvu zituma umara iminsi myinshi mu mihango, bimwe wibaza ikibitera. Ikintu cya mbere gishobora gutuma umara iminsi myinshi mu mihango cyangwa se ukava amaraso menshi ni imisemburo. Mu mubiri wacu habamo imisemburo ishinzwe kugenzura imihango, uburyo iza, igihe igomba kumara. Iyo rero habayeho kutamera neza, iyo habayeho guhindagurika kw'iyo misemburo, abantu benshi usanga bajya mu mihango iminsi myinshi, abandi ugasanga bagira ibibazo byo kuva amaraso menshi. Ikintu cya kabiri gishobora kubitera ni imyaka. Iyo abantu bakiri batoya bagitangira kujya mu mihango, akenshi bakunze kumaramo igihe kirekire kubera ko imisemburo yabo iba igihindagurika itarafata neza igihe cya nyacyo. Ikindi kandi abantu bamaze imyaka myinshi, bamwe bageze mu begereje kujya mu gihe cyo gucura, nabo izi mpinduka zishobora kubabaho kuko nabo imisemburo yabo iba iri guhindagurika, bari kwegereza muri cya gihe cyo gucura. Icya gatatu gishobora kubaho kigatuma umuntu agira ibibazo byo kuva imihango, byo kujya mu mihango igihe kirekire cyangwa se kuva amaraso menshi, ni ukuboneza urubyaro. Ni ukuvuga ngo hari uburyo bwo kuboneza urubyaro bushobora gutuma imihango imara igihe kirekire, cyane cyane muri ya mezi umuntu aba agitangira kubukoresha. Hari n'abantu bamwe bagira ibibazo byo kuva amaraso menshi iyo bagitangira kuboneza urubyaro. Rero icyo gihe ntabwo kiba ari ikibazo cy'uburwayi, ahubwo ndaza kukubwira uburyo ubona ko byabaye uburwayi, uburyo ugomba guhita ujya kwa muganga bitewe n'ibindi bimenyetso uri kwibonaho. Ikintu cya kane ni stress. Stress ziri mu bintu bigira ingaruka mbi cyangwa se bigira uruhare mu guhindura imisemburo. Iyo rero iyi misemburo yahindaguritse, abantu benshi bakunze kugira ibibazo byo kumara iminsi myinshi mu mihango, abandi bakagira ibibazo byo kuva amaraso menshi. Ni byiza rero kugerageza kwirinda stress mu rwego rwo kugira ngo ukontorore cyangwa se uyobore ya misemburo yawe ikore neza. Ikintu cya gatanu ni ukubyibuha cyane cyangwa se kunanuka cyane. Hari abantu bagira impinduka ku mubiri wabo bagahita babyibuha cyane cyangwa se bakananuka cyane. Ibi nabyo bishobora guhungabanya imikorere y'imisemburo isanzwe, bigatuma imihango itinda guhagarara cyangwa se bigatuma ugira ibibazo byo kuva amaraso menshi. Nshuti yanjye, ndaza no kukubwira n'icyo wakora kugira ngo ubwo buryo buri kukubaho, izo mpinduka ziri kukubaho zo kuva amaraso menshi, ubashe gukomeza kwirinda, ubashe gukomeza umubiri wawe. Ikintu cya gatandatu ni indwara zandurira cyangwa se za ndwara zo mu myanya myibarukiro y'abagore. Iyo tugeze mu ndwara zo mu myanya myibarukiro y'abagore, ahangaha dusangamo nk'ibibyimba byo muri nyababyeyi, hari n'ababa barwaye za kanseri y'inkondo y'umura, hari ababa usanga bafite ibibazo by'intanga. Mbese ibyo byose bishobora gutuma imihango ihindagurika, bishobora gutuma imihango imara igihe kirekire, bishobora gutuma umuntu ava amaraso menshi agatekereza ko bisanzwe, nyamara harimo ibindi bibazo by'uburwayi. Ni byiza rero ko ibyo ngiye kukubwira bizajya bigufasha guhita uza kwa muganga hakiri kare.
aha ndi kubaza ni ryari wowe ushobora kwibonaho ibimenyetso, ni ryari ushobora gutinda gusoza imihango ukabona ko ari ikibazo gikomeye ukaza kwa muganga ukaza bakagufasha. Cya gihe umaze iminsi 7 uri mu mihango cyangwa se ukanayirenza, niba uri kuva amaraso menshi cyane uba ugomba kuza kwa muganga. Ikindi kandi niba uri kugira ububabare bukabije nyarukira kwa muganga. Igihe kandi uri kumva ufite isereri, ukumva ucika intege, ukumva mbese ukabona ko umubiri wawe rwose wagize impinduka zigaragara, nshuti yanjye nyarukira kwa muganga uze bagufashe, uze tukwiteho ubuzima bukomeze kugenda neza. Abantu benshi batinda kwivuza ibibazo bigakomera, bakagira ibibazo bikomeye ku buzima bwabo kandi barabonye ibimenyetso mbere bakabaye barivuje barakize. Rero kujya mu mihango ukaba wamaramo iminsi 7 ntago ari ikibazo, ahubwo biba ikibazo igihe bikurikiwe n'ibi bimenyetso bindi. Ahangaha niho ufata ingamba ukajya kwa muganga kwivuza. Reka turebe rero icyo wakora kugira ngo wirinde ibibazo biterwa no kuva amaraso menshi. Murabizi ko umuntu uri gutakaza amaraso menshi n'ubundi ashobora kugira ibibazo bikomeye byo kubura amaraso, abashobora kugira isereri, abashobora gucika intege. Rero hari icyo ushobora gukora kugira ngo wirinde izi ngaruka zituruka ku gutakaza amaraso menshi. Icya mbere ni ugufata ibyo kurya birimo imboga nyinshi, cyane ko izi mboga inyinshi ziba zikungahaye kuri feri zikabakongerera amaraso. Icya kabiri ni ukunywa amazi menshi kuko uba uri gutakaza, uba ugomba no kurekipera. Icya gatatu ni uko ugomba kwirinda stress, ikindi kandi ugakora imyitozo ngororamubiri yoroheje bijyanye nyine n'imbaraga ufite. Ikindi ubona bikabije isuzumishe hakiri kare, jya kwa muganga hakiri kare. Kuba rero wamara iminsi myinshi uri mu mihango ntago igihe cyose biba ari uburwayi, ahubwo ikindi biba bishobora kuba biterwa n'impamvu zitandukanye. Birashoboka ko ari impamvu zisanzwe cyangwa se ari za mpamvu nagubwiye zo kuba ufite stress, zo kuba ufite umubyibuho ukabije, zo kuba ufite indwara zo mu myanya myibarukiro, zo kuba rwose wabonesha urubyaro, zo kuba imyaka ugeze igihe cyo kujya muri menopause cyangwa se uracyari mutoya nibwo ukijya mu mihango. Ibyo byose ni ibibazo uba ugomba guhura nabyo, ariko ukamenya ko bisanzwe igihe nta bindi bimenyetso bibiherekeje. Haba hari ibimenyetso biherekeje ukamenya ko bidasanzwe ukajya kwa muganga. Nshimire rero mwese mubana natwe, nshimire abakurikira ibiganiro byacu, nshimire abantu mutubana natwe buri munsi, abantu mukora share, abantu musharinga ku nshuti, abantu mutwandikira muri comment. Mujye mukomeza mutube hafi, mutwandikire, muduhe ibitekerezo byanyu, tuba tubikeneye. Ikaze rero, tukomeze twite ku buzima, tukomeze turengere ubuzima hamwe na muganga Theophile.